ariko biratangaje ko na Salomo nawe urusengero yarwubatse mu myaka 7 irengaho gatoya nkuko na Kristo itorero rye ari kuryubaka mu bihe 7 by'itorero rya Gikristo. Yego. Ni ikintu gitangaje. Icyo cyo nshaka kuvugaho, ahubwo urusengero igihe rwari rumaze kuzura barutashye mu kwezi kwa 7 mu minsi mikuru y'ingano. Bisobanuye iki rero? Iminsi mikuru y'ingano koko ifitanye isano n'igihe bya bihe 7 byo kubaka itorero nabyo bigomba kuba bigenje gute birangiye, hanyuma ubwoko bw'Imana bugenje gute bugiye gukorera Imana nta kibutangiriye nta kibukingirije. Nta gushidikanya rero ko byerekeza ku gihe ubwoko bw'Imana buzaba buri mu bwambi bw'Imana bwahindutse inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka, bahindutse abantu rwose bakwiriye badafite ideni. Yego. Iminsi mikuru y'ingando ishushanya igihe cy'imyaka 1000 ubwoko bw'Imana buzamara mu ijuru. Yego. Abakristo bakeneye kumva ko Satani atari umwana. Yego. Satani ntabwo ari imbwa. Satani ni umumarayika. N'imbwa iramoka tukiruka. Iramoka cyane. N'imbwa iramoka abantu bakiruka. Niyo mpamvu abantu bakeneye gufata Satani nkuko ari koko. Biramunezeza iyo abantu bamushanyije afite amahembe n'iki. Satani ntabwo ari inzoka igenda ngo uvuge ngo uzayikubitira hasi itabashije kubona uko isimbuka. Ntabwo ari uko bimeze. Reka abantu bumve yuko hari urugamba. Kandi urugamba rwarushijeho gukara aho Satani byari bimaze kugaragara ko atsinzwe. Nibwo yarushijeho gukaza umurego kuva yatsindwa kumusabika Ruvari. Ntabwo aboshye rero nkuko abantu babitekereza, ahubwo abantu b'Imana babasha kumuneshesha gusa amaraso y'umwana w'intama. Ndetse Paulo we yaravuze ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. None ubwo niba aboshye ubwo buriganya buri kugera ku bantu gute? Wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ari ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa 7 ni isabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagira umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Inshuti mukundwa, twongeye guhurira ku murongo w'umucyo w'isabato. Ndakuramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Nejejwe nuko tugize amahirwe yo kongera kurambura ibyanditswe byera kugira ngo dusobanukirwe n'ubushake bw'Imana mu ijambo ryayo. Kandi nshimye Imana cyane ku bw'umuvandimwe turi kumwe mureba kuri kamera Ihirwe Praise. Tumaranye iminsi itari mike turi gusuzuma ijambo ry'Imana nkuko ryavuzwe mu bitabo bya Mose mu buryo bw'umwari ku gice cya 23 cy'Abalewi. Tumazeho iminsi itari mike turi kurebana ibyerekeranye n'iminsi mikuru y'Uwiteka ndetse n'amasabato agendana nayo. Ndakuramukije Ihirwe Praise. Urakoze cyane. Nongeye kuguha ikaze ku mucyo w'isabato, ngira ngo umaze kuba umusangwa urisanga. Uyu munsi rero tugarutse muri bya biganiro byacu byerekeranye n'iminsi mikuru y'Uwiteka. Duherukana tureba ku by'umunsi mukuru w'impongano, twibaza ibibazo biwerekeye, twibaza ibyo kwezwa k'ubuturo bwera icyari cyo, twibaza iby'iminsi 300, ndetse twasoje no kubijyanye n'urubanza. Nibwira ko uyu munsi turi butere intambwe tugana kundi munsi. Mbese umunsi turi buganireho ni uwuhe? Nagushidikanya ko ntabwo ari umunsi umwe, ubu ni iminsi yabaga ari iminsi 8. Yego. Iminsi yitwa iminsi y'ingando. Yego. Tugiye kuganira rero ibyerekeranye n'iminsi mikuru y'ingando, ndetse ni nayo minsi ya nyuma kuri kalendariye y'Abisirayeli. Murumva ko yego. Murumva ko turi kugana ku musozo. Reka mbere yuko tujya mbere n'ubundi ngusabe ubanze usenge dukomeze ikiganiro. Kansenga Imana. Mana yacu turagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Kuturamutsa ni wowe wabikoze, ukatwirirwana kandi ukatugenera n'ibidutunga bya buri munsi bitunga umubiri, ariko kandi ukabona ko ibyo byaba bifite umumaro muke, ukaduha n'iby'ubugingo uhabwe icyubahiro. Amen. Turi imbere y'aya meza rero, reka tugaburire ijambo ryawe kandi ryubake imibereho yacu izina rya Yesu. Amen. Reka nibutse bene data twari turi kumwe ubushize yuko watweretse ko umunsi mukuru w'impongano wakorwagaho imirimo yo kwezwa k'ubuturo bwera, aho ishyanga ry'Abisirayeli buri muntu wese ku giti cye yasuzumwaga kugira ngo ibyaha byose bikurwe ku buturo bwera, kubabizanye mu buturo bwera,
kandi uwanze kwitandukanya n'icyaha akagerwaho n'igihano cyo gukurwa mu bwoko bw'Imana, bivuze imyanzuro y'urubanza umutambyi mukuru asohotse ahera cyane. Uwo munsi wabaga ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa karindwi. Mbese iyi minsi mikuru y'ingando yo yabaga kuhe munsi? N'ubundi ibyo nabyo turaza kubisoma. Yego. Bisoma mu gitabo cy'Abalewi, icyo cyaho 23, nicyo gitabo twakomeje gutindamo. Yego. Igice cya 23 cy'Abalewi, guhera ku murongo waho wa 33. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, umunsi wa 15 w'uko kwezi kwa karindwi abariho mutangirira kuziririza Uwiteka iminsi mikuru 7 y'ingando. Umunsi yitangira hajye habaho guterana kwera, ntihakagira umurimo w'ubugaragu mukoraho, mumara iminsi 7 mujya mutambira Uwiteka ibitambo bikongorwa n'umuriro. Wa 8 ujye ubabera uwo guterana kwera. Yego. Mutambire Uwiteka ibitambo bikongorwa n'umuriro. Ube uwo guterana mwitonze. Yego. Ntukagira umurimo w'ubugaragu muwukoraho. Twabonye ko umunsi mukuru w'impongano ni isabato ya 5 kuri karandiriye y'Abisirayeli. Ubwo bivuze yuko ino minsi mikuru y'ingando tubonye mwandi masabato 2, ku munsi utangira ubwo ni isabato ya 6, ndetse no ku munsi usoza isabato ya 7. Ubwo nkuko iminsi mikuru ari iminsi mikuru 7 igendana ndetse n'amasabato 7, nubwo iminsi mikuru yose atari amasabato. Utubwiye ko ari ku itariki ya 15 kugeza ku itariki dusomye ko ari ku itariki ya 15 kugeza kuri 20. Yego. Muri uko kwezi kwa karindwi. Yego. Twabonye rero yuko ino minsi yari ifite icyo yibutsa abantu b'Imana bo muri icyo gihe, kandi ikagira ibyo yigisha abatoya batari bari muri icyo gihe. Imana yatangazaga aya mategeko iri kumwe yahaye Mose, ariko kandi ikagira n'ibyo irengurizaho ishushanya by'ahazaza byerekeranye n'agakiza ka mwene muntu. Wagiye utubwira kuri buri munsi icyo byadufasha kuzirikana. Mbese ino minsi mikuru y'ingando yo ni gute twabasha kumva icyo yabibutsaga? Reka duhere ku cyo yabibutsaga ndetse n'icyo yigishaga abakiri batoya bo muri icyo gihe. Iyi minsi mikuru ngira ngo wenda dushobora kubanza tugasoma isomo riboneka muri Nehemiya. Yego. Igihe bongeraga gusubizaho iminsi mikuru bavuye i Babuloni, hari icyo ishobora kutwumvisha kigendanye n'ibi ngibi. Yego. Aranditse guhera ku murongo wa 13 igice cya 8. Ni titre ivuga ngo iyi minsi mikuru y'ingando bayisubizaho. Yego. Umunsi wa 2 bateranira amazu abatware b'amazu y'abasekuruza b'abantu bose n'abatambyi n'Abalewi, bateranira kuri Ezira umwanditsi, bategera amatwi kumva amagambo y'amategeko. Babona ibyanditswe mu mategeko uko Uwiteka bitegekeje Mose, yuko Abisirayeli bazajya barara mu ngando mu birori byo mu kwezi kwa karindwi, kandi yuko bararika bakamamaza mu midugudu yabo yose ni Yerusalemu bati nimusohoke mujye ku musozi, muzana amashami y'imyelayo n'ay'iminzenze n'ay'imihadasi n'ay'imikindo n'ay'ibiti by'amashami atsikanye, muca ingando nk'uko byanditswe. Yego. Hano ijambo ry'Imana rivuze uko bagombaga kuziriza iyi minsi. Bagomba kugenda bakazana amashami y'imikindo, amashami y'imihadasi, amashami y'ibiti by'amashami atsikanye, imyelayo, iminzenze. Bagombaga kuzana amashami y'ibiti byinshi, bagaca ingando. Byerekanaga iki? Byerekana, byabibutsaga iby'urugendo rukomeye cyane bagiriye mu butayu n'uburyo Imana yabarinze muri icyo gihe cyose. Yego. Mbese twabona ibihamya by'uburyo Imana yarinze ubwoko bwayo muri icyo gihe n'uburyo yagendanye nabo. Nta gushidikanya ko ibi ngibi igitabo cyo gutegeka kwa 2 cyose kiri cyuzuyemo ibyo bihamya. Yego. Ariko abantu bashobora kuzirikana amagambo makeya aboneka nko mu gice cya 8, aho Mose yihanangirizaga ubwoko bw'Abisirayeli, bahereye ku murongo wa 1 gukomeza ndetse no hepfo, ariko by'umwihariko ku murongo wa 2 n'uwa 3 hari icyo ushobora kutubwira. Yego. Yego. Nshaka kudusomera. Ngo kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40, kugira ngo igucishe bugufi ikugerageze
imenye ibyo mu mutima wawe yuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa se utayitondera. Nuko yagucishije bugufi ikundira ko wicwa n'inzara, ikugaburira amanu wari utazi n'abasekuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa, ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Uwiteka ari yamutumye. Amen. Ngira ngo ahari ntekereza ko ibi ngibi ni ikintu cy'ingenzi cyane gikwiye gushingirwa abantu bari kumva neza iyi minsi mikuru y'ingando. Kandi ngo Abisirayeli babaga mu nganda kubera yuko mu rugendo rwo mu butayu babaga mu mahema, babaga barimo bayibutse ibyari iby'ibyo bihe. Yego. Murongo wa 4 nawo ni mwiza cyane, navuga ngo imyenda yawe ntiyagusaziragaho kandi ikirenge cyawe ntabwo cyabyimbaga muri iyo myaka uko ari 40. Ngira ngo kuzirikana aya magambo biradufasha kumva uburyo byari ibirori, kuko umaze kudusomera ko byari ibirori mu gitabo cya Nehemiya, yuko yari iminsi y'ibirori. Bari bavuye mu munsi mukuru w'impongano, umunsi mukuru wo kwibabaza imitima, umunsi mukuru w'ubwoba, rikaba ariko mbivuga, mu gihe cy'urubanza buri wese yibaza ngo mbese ibyaha byanjye byarababariwe, igitambo cyanjye cyaremewe. Ngira ngo rero nyine igikurikiraho ni celebrations, no kwishimira Imana. Mbese niki twigira noneho kubyerekeranye n'uru rugendo rwo mu butayu, mu byerekeranye n'iby'umwuka, tujya ndetse no kucyo ibingibi byashushanyaga? Eric, ngira ngo abantu barabizi ko ijambo ry'Imana bitewe n'icyerekezo ririmo rikoramo, ijambo ry'Imana riragutse. Niyo mpamvu nta muntu ushobora gushyira ubusobanuro bumwe ku kintu ngo avuge ngo ubu nibwo bwonyine bukenewe mu kugerekeza mu cyerekezo iki n'iki. Cyakora byose bikwiye kuba n'ubundi bishingiye mu ijambo ry'Imana. Yego. Ngira ngo ijambo ry'Imana ritubwira ko igihe Abisirayeli bavaga muri Egiputa baririmbye indirimbo ya Mose, baririmbye indirimbo yo kunesha. Icyo nicyo cyatangira urugendo rwabo rwo mu butayu. Rero ijambo ry'Imana ritubwira nanone yuko hari undi mugabane w'abantu bazaririmba indirimbo ya Mose, kandi ngo bahagaze ku nyanja nanone, inyanja y'ibirahure ivanze n'umuriro, byashwe 15. Nta gushidikanya rero ko ukuriye Abisirayeli barokotse ibyago byo muri Egiputa, byashushanyaga uko abantu b'Imana bagiye kurokoka ibyago 7 byo muri iki gihe cyacu. Yego. Rero byanze bikunze uko nyine bari bahagaze imbere y'iyo nyanja, aribyo byatangiye urwo rugendo rwabo rwo mu butayu, ndetse akaba aricyo bari bakwiye kwibuka mu minsi mikuru y'inganda, bishushanya igihe abantu bazaba bakize imirimo yo mu isi n'imiruho yaho, hanyuma bagiye kuba noneho mu bwami bw'Imana. Amen. Birasamaje. Twamaze kubona ko turi mu munsi w'impongano iki gihe. Ubwo byanze bikunze uyu munsi w'impongano uraza gukurikirwa n'iminsi mikuru y'ingando cyane, kuko umunsi w'impongano byanze bikunze wasoje ab'impongano ya Kristo, cyangwa se uzasoza ab'impongano ya Kristo yagiriye umumaro babonetse. Ngabo rero bagomba kugororerwa, ko biravuga ngo azaza kugorera bose bikurikije ibyo bagenje gute, ibyo bakoze, kubanza bagasuzumwa bakareba ibyo bakoze, ingorane bikwiriye, hanyuma bagahita banayihabwa. Iyo ngorane rero abantu bakeneye kuyihabwa, agahera ku bakiranutsi, kubera yuko abakiranutsi nibo bakiranutse nyine, bo bantu babaye abantu b'Imana nibo bakwiye kujya mu ruhande rw'Imana. Abanyabyaha rero bo ingorane yabo ndayizakurikiraho, kandi turaje tubibone hano mu ijambo ry'Imana. Ikindi kintu gitangaje gita kiduhamiriza ibingibi Eric, ijambo ry'Imana tubwira yuko Yesu Kristo ari kubaka itorero rye. Arimo araryubaka, kandi ari kuryubakira hehe? Ari kuryubakira mu Byahishuriwe igice cya 2 n'icya 3, atorera 7, ibihe 7 by'itorero. Igihe Salomo yubakaga urusengero, kuko itorero ryanwa n'urusengero nk'uko Zekariya yabivuze, kandi Paulo yavuze ko itorero ari urusengero, ndetse intumwa zikaba arizo zashyizeho urufatiro, ubwo inyubako ikagenda izamuka. Hari byishona ko gigerageje gukora kuri iyi ngingo abantu babona ku murongo w'itabaza, nabivuzeho bigendanye n'iyi ngingo. Abantu bakeneye kumenya amakuru arambuye kuri uku kubaka urusengero nk'itorero n'ibihe 7 by'itorero, ibi bintu byabafasha cyane. Ariko biratangaje kubona Salomo nawe urusengero yarwubatse mu myaka 7 irengaho gatoya, nk'uko na Kristo itorero rye ari kuryubaka mu bihe 7 by'itorero rya Gikristo. Ni ikintu gitangaje. Icyo si cyo nshaka kuvugaho, ahubwo urusengero igihe rwari rumaze kuzura, barutashye mu kwezi kwa 7 mu minsi mikuru y'ingando. Bisobanuye iki rero? Iminsi mikuru y'ingano koko ifitanye isano n'igihe bya bihe 7 byo kubaka itorero nabyo bigomba kuba bigenje gute, birangiye, hanyuma ubwoko bw'Imana bugenje gute, bugiye gukorera Imana
nta kibutangiriye nta kibukingirije. Yego. Nta gushidikanya rero ko byerekeza ku gihe ubwoko bw'Imana buzaba buri mu bwami bw'Imana bwahindutse inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka, bahindutse abantu rwose bakwiriye badafite ideni. Yego. Ibyo rero ngira ngo wenda abantu babireba mu gitabo cy'ibyahishuwe mu gihe cy'imyaka 1000. Iyi minsi mikuru y'ingando ishushanya igihe cy'imyaka 1000 ubwoko bw'Imana buzamara mu ijuru. Yego. Mu byahishuwe cya 20 ijambo ry'Imana ritubwira uburyo Satani azabohwa akajugunywa mu isi, cyangwa se aho Bibiliya yageranyije nk'ikuzimu, ariko hitwa ikuzimu kubera ko izaba ari isi yahindutse umusaka, nta bantu bakituye. Hanyuma ngo akibohere kugira ngo kimare imyaka 1000. Kiliziya Gatolika n'amatoro menshi ya Giprotestant navuga ko imyaka 1000 ngo ari igihe cyashize, ariko ibyo ntabwo ari byo. Ku ijambo ry'Imana rivuga ko iki kiyoka kiba kiboshywe mu gihe cy'imyaka ingahe 1000 kugira ngo kitagira umuntu cyongera kugenza gute kuyobya. N'iryari Satani yaba yarigeze abohwa hano muri iyi si kugira ngo atagira umuntu yongera kuyobya. Mbese uyu munsi none ntamaze igihe azengereje abantu, arabazengereza rwose. Niyo mpamvu yuko byagenda kose ntabwo iki gihe cyari cyasohora. Abantu benshi ndetse n'abayehova bibwira yuko ngo iki gihe ngo hari umugabane w'abantu bazaba bakiri ku isi. Ntabo Abisirayeli bavaga mu mazu yabo bakagenda bagateranira i Yerusalemu. Yerusalemu uyu munsi none rero ntabwo kiri ahantu hafatika nk'uko abantu benshi babitekereza, ahubwo Yerusalemu ni umurwa w'Imana. Yerusalemu ni iri mu ijuru. Iyo niyo mugeni niko Pawulo avuga, niyo mama wa twese. Iyo rero niyo abantu b'Imana bazajya kubamo muri icyo gihe cy'imyaka 1000, kandi bakongera bakagarukana nayo ku isi nyuma y'igihe cy'imyaka ingahe 1000. Yego. Ibyerekeranye no kubaho kwa Satani ngira ngo wabikomojeho gatoya, nubwo ushaka kongera kubisobanurira abantu b'Imana. Byerekeranye na ya hene ya Azazeli yagombaga kugerekwaho ibyaha bivanwe mu buturo bwera kugira ngo bihabwe nyine nyirabyo mu inkomoko y'icyaha Satani, kugira ngo agende abihanirweyo. Mbese uko koherwa kw'iyo hene ya Azazeli bisobanuye ya myaka 1000? Ntawe ushidikanya ko ari cyo bisobanuye, ko yajugunywaga mu butayu. Ariko reka tubanze tuvuge ikindi. Yego. Uyu munsi wa none abantu benshi bazi ngo igihe Yesu Kristo yatsindaga Satani ku musaraba i Karuvari, abantu benshi bizera ko Satani ngo yaraboshywe, yahise amubohera ikuzimu. Ariko ibyo ngibyo ntabwo bihuje n'iri jambo ry'Imana. Ahubwo ibyahishuwe 12:12 aho ngo wajuruwe namwe abaririmo nimwishime, naho wowe wasiwe. Ntabwo abo ngo wakuzimu, wowe wasiwe ugushije ishyano, kuko Satani aje afite uburakari bukomeye. Niyo mpamvu rero abari bari mu isi bari bagiye guhura n'amakuba akomeye cyane. None uyu munsi wa none hari igihe witegereza abantu ukabitegereza ukabona barimo barabyina, barimo barakora ibiki, ngo barimo barirukana Satani ngo ari kumukanagira kubugumisha ikuzimu. Wabitegereza mu kanya gatoya ukabona nabo umunya wabarenze, uburakari bwabarenze, ukibaza iyi ni show y'Imana barimo baragaragaza. Burya abayabatembereyemo nuko abantu baba batabizi, kandi n'ubiri kubatera kwibwira yuko ari mu kuzimu. Ntibatandukane n'icyaha, bagakomeza bakibwira yuko bari mu mutsindagire munsi y'ubutaka. Yesu ntabwo yigize abohera Satani kuzimu. Yego. Ahubwo ibyahishuwe 20 niho hatugaragariza igihe Satani abohwa. Uyu munsi wa none ahubwo Bibiliya itubwira yuko azerera yivuga nk'intare ishaka uwo yaconshomera. Ibyo Petero yabyanditse nyuma yuko Yesu agenje gute avuye ku isi. Abakristo bakeneye kumva ko Satani atari umwana. Yego. Satani ntabwo ari imbwa. Satani ni umumarayika. N'imbwa iramoka tukiruka. Iramoka cyane. N'imbwa iramoka abantu bakiruka. Niyo mpamvu abantu bakeneye gufata Satani nk'uko ari koko. Biramunezeza iyo abantu bamushushanyije afite amahembe n'iki. Satani ntabwo ari inzoka igenda ngo uvuge ngo uzayikubitira hasi itabashije kubona uko isimbuka. Ntabwo ari uko bimeze. Reka abantu bumve yuko hari urugamba, kandi urugamba rwarushijeho gukara aho Satani byari bimaze kugaragara ko atsinzwe. Nibwo yarushijeho gukaza umurego kuva yatsindwa ku musaraba i Karuvari. Ntabwo aboshye rero nk'uko abantu babitekereza, ahubwo abantu b'Imana babasha kumuneshesha gusa amaraso y'umwana w'intama. Ndetse Pawulo we yaravuze ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. None ubwo niba aboshye ubwo buriganya buri kugera ku bantu gute?
azabohwa mu gihe cy'imyaka igihumbi, aho azaba nta bushobozi afite bwo kugira umuntu n'umwe agenze gute yowe. naho ubundi igihe acyoshya abantu gukora ibyaha, igihe acyoshya abantu gukora ibintu, igihe acyoshya abantu kwicana, ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza ko Satani agenje gute. Satani afite imbaraga, kandi noneho urwego ari gukoraho uyu munsi wa none nirwo rwego rukomeye cyane kuruta uko yakoraga mu gihe cyashize. Reka abantu b'Imana rero babe maso. Warunsabye kuvuga kuri iyi Satani ni ushushanya na ya hene ya Azazeli. Ibyaha byose abantu bihanye, muri Imana ryatweretse yuko abantu babaga barihanye ibyaha byabo byose, umutambyi mukuru yabikoraga mu buturo bwera, akabyaturira kuri ya hene yo koherwa, ubundi ikashuguma mu butayu. Nayo mpamvu byashuwe igice cya 20 hatubwiye neza yuko ngo marayika azava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze, afata cya kiyoka aricyo yanzoka ya kera y'umwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka igihumbi. Mu yandi magambo, Satani azaba yamaze kugerekwaho ibyaha. Amaze kugerekwaho ibyo yaha, araboshywe, ajugunywe hehe? Ajugunywe ikuzimu cyangwa se mu isi y'icyo gihe, ngo arahakinga, ashyiraho n'ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho iyo myaka igihumbi izashirira. Icyakora nishira gikwiye kubohorwa kugira ngo kimare igihe gito. Hano hari igihe abantu bajya bavuga bati ntureba hano hari ikinyagihumbi cy'amahoro kizaba mu isi, ariko ibyo ngibyo ntabwo ariko bibiri bivuze. Ko nusoma hepfo uraza gusanga ku murongo wa 7 ngo iyo myaka igihumbi nishira, Satani azabohorwa ava aho yarabohewe, azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, Goge na Magoge, kugira ngo yakoranize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Hano turimo turabona umugabane munini w'abantu Satani azajya kuyobya. Azaba bayobeje abakuye hehe? Nusoma amagambo ari mu murongo wa 6 hatugaragaza yuko hari umuzuko wa mbere, hari n'umuzuko wa kabiri. Rero abanyabyaha bazaba bapfuye muri icyo gihe cy'imyaka igihumbi, hanyuma bazuke nyuma y'imyaka igihumbi, babone kugenza gute? Kuyobywa na Satani. Impamvu Satani azaba adafite ubushobozi bwo kuyobya abantu ni ukubera yuko ntibazaba batagihari. Bivuze ngo hari umuzuko wa mbere w'abantu b'Imana bagomba kujyana na Kristo mu bwami bwo mu ijuru, hakaba n'umuzuko wa kabiri w'abanyabyaha baje guhanirwa ibyo bakoze. Reka tubisome mu byacyo igice cya 20:5 n'uwa 6. Yego, uwo ni wo muzuko wa mbere. Wamaze kuwusobanura kubera ku murongo wa 4 ndetse umurongo wa 4. Uwo ni wo muzuko wa mbere. Abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka igihumbi itarashe. Yego, bivuze ngo muri cya gihe cy'imyaka igihumbi nicyo gihe cyo gupfa kwa babandi. Nuvuga ngo abari gupfa uyu munsi badafite Kristo ntabwo bazazuka. Yesu aje, kandi ubwiza bwa Kristo nabwo buzatuma n'abari bariho badakomeza kubaho. Yego, hanyuma bazazuka nyuma y'imyaka igihumbi. Nibyo rwose, bazazuka nyuma y'imyaka igihumbi. Eric, hari ikintu kiduhamiriza ko Satani azaba yamaze gushyirwaho ibyaha. Yego, igihe Yesu yashyirwagaho ibyaha niko ijambo ry'Imana ritubwira. Yesu yarababajwe, hanyuma arapfa. Hanyuma yo gupfa rero ijambo ry'Imana ritubwira ngo yagiye ikuzimu. Ikuzimu uko yahasobanuye ni mu gituro, nta handi. Abantu batumva ko tuvuze ikuzimu bakagira ngo nta handi hantu munsi y'ubutaka Yesu yagiye, kubera yuko imva z'icyo gihe nubwo bacukuraga munsi y'ubutaka bayikuraga gushaga mu rutare. Yego, abantu batajya bumva ikuzimu bakagira ngo ni munsi y'ubutaka, ko Yesu iminsi 3 n'amajoro 3 yamaze ahanganye n'ubutware bw'ikuzimu, ntabwo yari ari munsi y'ubutaka. N'imva ye yewe yari ikorogoshoye hehe? Mu rutare. Ntabwo yari icukuye mu gitaka nk'uko uyu munsi wa none abantu bashyingura. Rero igihe Yesu yashyirwaga mu mva, ijambo ry'Imana ritubwira ko hari ikintu cyabaye. Abaroma hari abantu bazutse, icyo ni icya mbere. Hari abantu bazutse, ibituro by'abera byarakingutse, icyo ni kimwe. Ariko nanone Abaroma ngo bashyizeho ikimenyetso kumva ye. Yego, bahahomesheje ikimenyetso kubera ko yari yashyizweho ibyaha by'abari hehe? Mu isi. Ibi bintu rero nibyo byongera kugaruka kuri Satani. Icyakora we ntabwo yaba yapfuye, ahubwo Satani nawe ijambo ry'Imana tubwiye ngo akiboheye hehe? Ikuzimu. Ntabwo ikuzimu iteka ryose biba bisobanuye munsi y'ubutaka, nk'uko na Yesu yari ikuzimu kandi atari hehe? Munsi y'ubutaka. Rero iki kimenyetso nk'uko Yesu nawe Abaroma bamushyizeho ikimenyetso igihe yari akiri mu gituro, niko na Satani nawe marayika azashyiraho ikimenyetso kugira ngo agenje gute? Kugira ngo ataza gusohoka ngaha. Icyakora kuri Yesu ntabwo ubushobozi bwakunze, ariko kuri Satani buzakunda, kuko ntabwo azigera avamo nyuma kugeza imyaka igihumbi igenje gute? Irangije. Iki rero ni ikimenyetso kigaragaza ko aho yashatse gushyira umwana w'Imana akamushyira bigakunda, niho noneho we azaba ari muri uyu mwanya. Azaba yashyizweho ibyaha by'abatuye ku isi kugira ngo yumve noneho uburemere bwabyo kandi abitekerezeho, yitegura kubihanirwa nyuma y'imyaka igihumbi. Yego.
ngira ngo abantu b'Imana bakwiye gusobanukirwa n'ibyerekeranye n'ijambo ikuzimu, kandi urakoze ko ubikomojeho. Hari abantu bavuga ngo twavuye ikuzimu, bakazana amakuru adasanzwe yo kuyobya abantu, ariko igihe ijambo rivuze ikuzimu riba rivuze mu isi. Satani azamara igihe runaka azerera muri iyi si, nta n'umwe afite wo kuyobya, ahubwo igihe cye ari cyo kwitekerezaho. Reka twigarukire ku byerekeranye n'iminsi mikuru y'ingando rero izasoza amateka y'iyi si, abana b'Imana bagiye mu murwa wera i Siyoni. Reka ngaruke ku mahema. Mbese iby'aya mahema, abantu b'Imana baba mu mahema, ndagira ngo nkujyane mu Baheburayo gato igice cya 11. Mbona byari umuco w'abantu b'Imana kwibera mu mahema. Turebye ku mukurambere wacu Aburahamu 11 umurongo wa 9 ndetse n'uwa 10 haratubwira ngo kwizera niko kwatumye abo musuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushyitsi, yego akaba nk'umushyitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaka na Yakobo abaraganwe nawe ibyo byasezeranijwe, kuko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro uw'Imana yubatse ikawurema. Mbese ibi ngibi bihuriye he n'ibyiringiro by'abana b'Imana? Kuko turabona Imana ivuga iti muri ubu butayu muzamaramo imyaka 40. Ariko nubwo bari bafite iyo myaka 40, imyaka 40 ni myinshi praise, abantu baba bakwiye kubaka amazu bakayabamo, ariko ntabwo bahisemo kubaka amazu, ahubwo biberaga mu mahema. Niki bihishura ku byiringiro by'abana b'Imana cyuko ari abashyitsi n'abimukira mu isi batifuza kuba aho ngaho nk'uko iri somo ribitubwira. Eric, n'ubundi nk'uko nahoze mbivuga, ibi bintu abantu bakeneye kubyiga bitonze. Yego. Abisiraheli bava muri Egiputa, urugendo rwabo rwari rufite imigambi myinshi. Gucungurwa byerekeje kuri Yesu Kristo, ariko nanone hari no gucungurwa byerekeje noneho ku gikorwa Imana izakora cyo gukura ubwoko bwayo hano mu isi. Tugende kuri ubwo busobanuro bwo gukura ubwoko bwayo hano mu isi. Urugendo Abisiraheli bakoze bava mu butayu, bava muri Egiputa, bakambuka inyanja itukura, bagahagarara imbere yayo bakarimanyira ngo ibyo twabisobanuye. Indirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama, ibyashije 15 umurongo wa 2, abantu babasha kubizirikana cyane. Abisiraheli bari bagiye gukora iki? Bari bagiye gucira imanza biriya bihugu ari amahanga 7 ya gipagani, nk'uko n'abantu b'Imana bazaba baje gucira imanza abanyabyaha mu gihe cy'imyaka 1000. Ibyashije 20 umurongo wa 4 harabisobanura. Rero ibigendanye n'aya mahema, Abisiraheli mu butayu babaga mu mahema, ariko ni icyigisho Imana yari irimo irabigisha. Kandi Mose yaragiye yerekwa ku musozi iby'ihema ry'Imana, ari ryo ubuturo bwera. Araza araburema buturana n'abantu kugira ngo Imana iturane nabo. Nagushidikanya ko kuba Imana yarahisemo gushyira ihema hano mu butayu, ahantu hatari amazi, ahantu Abisiraheli bari mu rugendo nyine, hari icyigisho gikomeye cyane yashaka kubigisha. Ibyashije cya 21 umurongo wa 3 haranditse ngo, numva ijwi rirenga rivugira kuri ya ntebe rivuga riti dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Bivuze ngo umugambi w'ubuturo bwera Abisiraheli bigishijwe mu butayu uzasohozwa kandi uzuzuzwa, Imana izaturana mu bantu bayo ibane nabo. Ariko kandi dore ihema ryayo. Yerusalemu nshya noneho hano ntabwo yiswe umudugudu cyangwa se inzu, ahubwo yiswe iki? Dore ihema ryayo. Iri hema rero abantu b'Imana bazaba barimo. Cyitonderwa hano ni ihema, biravuze ngo ni ihema riri kushanya iki? Kwa kundi Abisiraheli babaga mu mahema mu gihe cy'iminsi mikuru y'ingando, niko n'ubwoko bw'Imana buzaba buri kumwe n'ihema ry'Imana. Amen. Ikindi kandi twavuga kuba barabaga mu mahema ni ikigaragaza yuko nta hantu bakwiye gutinda, ari abashyitsi n'abimukira hehe n'isi. Iki rero ni ikintu abantu b'Imana bakeneye kumva, kandi nta gushidikanya n'iki ijambo ry'Imana ryabereyeho kugira ngo ritwigishe. Urakoze. Ni ukuvuga ngo ibitekerezo by'abantu b'Imana bategereje kugaruka kwa Kristo ntabwo bikwiriye kuba mu isi, ahubwo bikwiriye kuba mu ijuru, nk'uko tubona abakurambere bacu Abaheburayo byari bimeze. Hari igihe rero Kristo yigeze kujya mu minsi mikuru y'ingando, ngira ngo Yohana igice cya 7 harabidusobanurira cyane.
hari ibintu byakorwaga hibukwa ibintu byinshi ku Imana yabarinze. Wamaze kudusomera mu Gutegeka kwa 2 igice cya 8 uko inkweto zabo zitashaje, uko yabagaburiraga manu. Ariko hari n'ikindi kintu kizirikanwa cyane cyerekeranye n'amazi. Amazi Imana yabavaniye mu rutare. Mbese uravuga iki kuri iri somo Kristo yasomeye abari baje mu minsi mikuru y'ingando, nkuko tubisoma muri Yohana 7:37 kugeza 39, byerekeranye n'aya mazi yavanwe mu rutare? Haranditse ngo nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru ari wo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara avuga cyane ati, umuntu nagira inyota azaho ndi anywe. Amen. Unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Bwa mbere ubusobanuro bwerekeza kuri Mwuka Wera abigishwa bari bagiye guhabwa. Yego. Bwa kabiri nk'uko iminsi mikuru y'ingando turi kubona iragombaga kwerekerana ibizaba mu ijuru, igice cya 7 hari icyo abitubwiraho. Yego. Haravuga ngo guhera ku murongo wa 14 tugiye guhita tunavugira rimwe n'ibigendanye na rya somo ryo muri Nehemiya twasomye, yuko abantu bagombaga kuza bafite amashami y'imikindo, bafite iki n'ibindi. Hano mu byashuri cya 7 tubona abantu bazaba banesheje ngo bazaba bafite amashami y'imikindo. Amen. Nkuko twabibonye no muri Nehemiya ngo bagomba kuzana amashami y'iki y'imikindo n'ibindi biti. Murongo wa 14 ndamusubiza ni mwami wanjye ni wowe ubiza. Arambwira ati aba nabavuye muri urya mubabaro mwinshi, kandi bamesha ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Eric, mbese abantu bajyaga mu minsi mikuru y'ingando bavuye mu minsi y'umubabaro? Yego. Ku munsi mukuru w'impongano. Urya mubabaro mwinshi rero ijambo ry'Imana riba rivuza ahangaha, abantu bajye banazirikana ko hari umugabane runaka usoza umunsi mukuru w'impongano ari wo makuba ya Yakobo, abantu b'Imana bazaba bavuyemo ari umubabaro mwinshi cyane. Yego. Yego. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi yicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo. Bagarutse kujyanginga igendanye n'ihema. Ntibazicwa n'inzara ukundi, kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabica ukundi, cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Amen. Kugira ngo hano bagerageje gukoresha imvugo y'ibintu byabaye mu butayu. Abiseye ntibishwe n'izuba, ntabwo bishwe n'intuze, icyokere ntabwo cyabishe, nubwo n'inzara yaje, ariko Imana yabahaga amano buri munsi. Imana yabahaga amano buri munsi. Niyo mpamvu rero bagerageje gukoresha ibyabaye mu butayu bari kutwereka ibizaba mu ijuru, kandi dukeneye kugira ibyiringiro yuko ari uko nguko bizaba. Amen. Ariko noneho hari ikintu nshaka kuvugaho. Satani nawe ni umugome. Niba hari ikintu yagerageje kwibasira ku bantu, nk'uko n'indi minsi mikuru yose yagiye ayivangira, Pasika yeretse abantu yuko ifite ikindi shushanya ngo ni umuzuko, ndetse n'indi minsi yose abantu bafite ukuntu gutangaje bayizihiza. Yego. Satani rero akoresheje ubwami bwa Isirayeli bw'amajyaruguru yaje kuvangira iki kintu kigeneye n'iminsi mikuru y'ingando. Yego. Biratangaje. Ariko turaje dusobanure n'icyo byerekezaho mu gitabo cya mbere cy'abami mu gice cyawo cya 12. Hano hatubwira neza ibigendanye n'ibyo Yerobowamu yakoze. Yego. Yerobowamu umwami wayoboye Isirayeli y'amajyaruguru wa mbere, igihe bari bamaze kwigabanyamo kabiri, mu 32 hatubwira yuko ngo yaragiye arema ibishushanyo. Yego. Tangiye kubona iyobokamana ari ry'ibigirwamana, yifuza ko abantu batazigera basubira i Yerusalemu gusenga. Amaze kutifuza ko abantu basubira i Yerusalemu gusenga, hari ikintu yabakoreye. Hari iminsi mikuru yabaga ari iminsi ikomeye cyane, nk'uko tumaze kuyibona yabaga mu kwa 7. Hano ku murongo wa 32 hananditse ngo Yerobowamu ategeka ko haba ibirori by'iminsi mikuru mu kwezi kwa 8 ku munsi wa 15, ngo bise n'iby'Ubuyuda. Nuko arazamuka ajya ku gicaniro n'i Beteli, yabigenzaga atyo atambirira izo nyana yaremye i Beteli, hashyira abatambyi baba mu ngoro yubatse. Biratangaje cyane ngo nuko ku munsi wa 15 w'ukwezi kwa 8, ariko ukwezi yatoranije ubwe, arazamuka ajya ku gicaniro yari yaremye i Beteli, aharemera ibirori by'Abisirayeli, ajya ku gicaniro ahosereza imibavu. Hano hari ikintu gitangaje. Hano haravuze ko ngo ni ibirori yari yaremye ubwe. Bibiliya nubwo yavuze ngo bise n'iby'Ubuyuda, ntabwo mu Buyuda hakorwaga ibirori muri uku kwezi. Byakorwaga ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 7, kandi byashushanyaga igihe ubwoko bw'Imana buzaba buri mu ijuru. Mbese hari imyizerere yazanywe na Yerobowamu uyu munsi wa none ivuga yuko nyuma y'imyaka 1000 ahubwo ubwoko bw'Imana bwaravuye mu birori byabwo mu ijuru,
aribwo abandi bantu bazagira ibirori. Yego hari imyizere ivuga yuko nyuma y'imyaka 1000 ngo aribwo ahubwo tuzajya hehe mu ijuru. Satani ibyo arabizi neza, akoresheje Yeroboamu yashatse kwigisha abantu iki kintu. Abantu benshi bazi ngo nyuma y'imyaka 1000 bazajya mu ijuru, nayo mpamvu abazazuka Satani azababwira ati nimuze tugende dutere umurwa wera Yerusalemu. ngira ngo ino tariki ya 15 z'ukwezi kwa munani yo ubanza n'uyu munsi ari tariki y'icyubahiro ku bakristo bamwe. Ndetse nakuze mbwirwa yuko kuri iyo tariki imvura igomba kugwa. Ibi ntangaza nuko koko nkunda kubona imvura yaguye kandi turi mu gihe cy'impeshyi. Ariko urabona ko ari amayoberane y'ubugome yatangiye mu gihe cya kera cyane, igihe nizera ko byanze icyago cya 4 cy'izuba ryotsa abantu. Nekeza ko gishobora kuzamu mpeshyi kandi n'uyu munsi nabo ba mu mpeshyi. Kandi nzi ko icyo gihe Imana izahinyuza ibivugwa. Yego. Imana idufashe cyane kugira ngo turusheho kwita ku ijambo ryayo, kuko ibituyobya ni byinshi cyane. Abana b'Imana rero turi hafi kujya i Yerusalemu, turi hafi kutaha i Kanani, kandi Kristo niwe uduhumuriza ati ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere, kuko mu rugo rwa data hariyo amahema menshi. Reka bari ryo jambo nkoresha, kandi iyo abadarimba mbabwiye, ariko ubwahari ngiye kubategurira hanyu kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Byo nibyiringiro by'umugisha abana b'Imana bafite kubyerekeranye n'ahazaza h'isi. Mbese ibyerekeye kugaruka kwa Yesu byo urabivugaho iki, ko hari versions nyinshi z'abantu bibwira yuko Imana izaza kwiba itorero, z'abantu bibwira yuko iyi sari izahinduka paradizo, abantu bazajya mu ijuru bakabara umubare wabo n'uburyo batoranijwemo. Ni bihe byiringiro ko n'amazu meza yego ariyo abazaba basigaye ku isi ariyo bazajya. Ni bihe byiringiro abantu b'Imana bariho uyu munsi bifuza kuzamubikara ibyo mu ijuru, dukurikije uyu munsi n'uburyo warebaga ishyanga ryose, buri wese afite umudendezo wo kuba muri uyu munsi. Mbese wabwira abantu yuko ijuru ari iryabo? Reka tubwire abantu yuko ufite ibyiringiro byo kuzajya mu ijuru ari icyo asabwa. Rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 yego rwa 2 avuga ngo bakundwa ubu turi abana b'Imana. Yego. Ariko ko tuzamera ntikurerekanwa. Cyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe kuko tuzamureba uko ari. Yego. Hari icyo bavuze hano. Yesu naza tuzasa nawe. Amen. Musi rero hari ingorane, hari uburwayi, hari iki bivuze ngo Yesu ntabwo yari yaza. Kandi igihe cyose azabaje abana b'Imana bose nawe uzasigara ku isi ahubwo agomba gusa nawe akabana nawe. Umurongo wa 3 kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko waboneye. Yego. Iki ni ikintu gisabwa buri muntu wese. Nuko kwiboneza nk'uko Kristo agenje gute aboneye. Kandi abantu bashobora kubyumva bakavuga ati ibyo bintu ntago bishoboka. Ariko niba Bibiliya ariyo wizera ivuga ko bishoboka. Ntabwo turenganya abandi batayizera. Ubwo Imana ifite uko izabacira urubanza, ariko wowe uvuga ko wizera Bibiliya ukavuga ko ari ijambo ry'Imana ry'ukuri itabasha kubeshya. Matayo igice cya 5:48 aravuga ngo namwe mu mukiranutse nk'uko so mu ijuru agenje gute akiranutse. Noneho rero icyitonderwa, niba Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, dukwiye kubanza tugasa nawe igihe yerekanwaga bwa mbere. Hano hari amagambo ariko umurongo wa 4 n'uwa 5 avuga ngo umuntu wese ukora icyaha bagomye kandi icyaha nicyo bugome cyangwa se icyaha no kwica amategeko. Wa 5 muzi ko yerekaniwe gukuraho ibyaha kandi nta cyaha kimurimo. Bivuze ngo mbere yuko tuzasa nawe mu buryo bugaragara, mbere yuko tuzabana nawe mu bwami bwo mu ijuru, reka tubanze duse nawe mucyo yerekaniwe gukora, aricyo cyitwa gukuraho iki ibyaha. Umuntu wese rero akeneye kuzahagara muri uyu mwanya. Imana itugirire neza. Yego. Abana b'Imana bari kumva aya magambo, ndabifuriza kwishimira ibyo birori byenda kugaragara ubwo twaba turi kumwe na data wa twese. Kandi nk'uko umaze kubikomozaho, abazajyayo bari gutoranwa ubu, barimo baragaragazwa nk'abaneshi imbere y'Imana, banesha icyaha ndetse na Satani. Kandi ugeze komoza ku byerekeranye n'amatorero 7, buri torero risoza rifite ibyiringiro rivuga ngo unesha. Hari amasezerano meza rero cyane, nk'itorero rya Efeso ryabwiye ngo unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Turi hafi kujya kurya kuri icyo giti. Kandi itorero rya 2 rabwirwa ngo unesha ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa 2.
rwa rupfu rwa kabiri ruzarya abanzi b'Imana ntabwo ruzadukoraho. Itorero rya gatatu ribwirwa amagambo akomeye, unesha nzamuha kuri manu yahishwe. Turi hafi kurya kuri manu ya yindi yatunze abakurambere bacu mu butayu, tuzanezezwa no kuyiryaho. Kandi unesha akitondera imirimo ya Kristo akageza ku mperuka, Kristo aravuga ati nzamuha ubutware bwo gutwara amahanga yose, azaragiza inkoni y'icyuma nkaho ari inzabya z'ibumba, ayamenagurize rimwe nkuko nanjye nabihawe na Data. Ayo ni amasezerano ahebuje abantu b'Imana bakwiye kwishimira, kandi tukabaho imibereho inesha icyaha twishingishije ku mbaraga ya Kristo. Itorero rya gatandatu naryo rirabwirwa andi masezerano ahebuje yuko Kristo ari hafi kuza vuba, avuga ati dore ndaza vuba, komeza ibyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe. Ubwo naho harimo amasezerano yuko Kristo yiteguye guha abana be kubambika ikamba ry'ubugingo, kandi ati unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana mu buturo bwera. Hari isezerano rihabwa Laodikiya, isezerano ribwirwa abantu bazasoza amateka y'isi, riranejeje cyane, naryo ndarikunda. Ibyashiwe igice cya 3:21, unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami. Amena. Nkuko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Dusoreje ahantu heza cyane. Amen. Igihe dusuzuma aya matorero uko ari arindwi, tukabona intege nke, ariko umuntu wemera inama zibwirwa aya matorero akabishyira mu bikorwa arasezeranirwa amasezerano ahebuje cyane. Kandi icyo turarikira ubwoko bw'Imana, abantu b'Imana, nuko bakwizirika kuri aya masezerano. Dufite indirimbo nziza cyane ivuga ngo nshikamye ku masezerano meza y'umukiza wanjye. Ndishimira kubwira abantu b'Imana yuko turi hafi gutaha Isiyoni, kandi yuko ijuru ryabagenewe mu mudendezo Imana yahaye buri wese. Nuko rero reka dukoreshe umudendezo wacu neza twisunga Kristo, kuko abidusomeye mu rwambere rwa Yohana yuko Kristo yifuza kubana natwe, kandi yifuza kuduhindura bashya kugira ngo tuzabane nawe mu bwami bwo mu ijuru. Sinzi icyo ubwira abantu b'Imana tujya ku musozo w'iyi minsi mikuru, nicyo bakwiye kuvanamo. Icyo nasoreza Eric, turimo turiga amasabato. Yego. Aya masabato rero ntabwo yigize akuraho isabato, ahubwo ndifuza kugaruka kuri iyo ngingo, ahubwo bireba nk'imwe mu mpamvu izatera abantu kuba mu ijuru. Yego. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 7 tubona neza ko abantu b'Imana bashyirwaho ikimenyetso. Yego. Mu Byahishuwe igice cya 14 hakatugaragariza neza yuko iki kimenyetso abantu b'Imana bafite ni izina ry'Imana riri mu ruhanga rwabo. Yego. Ibyahishuwe igice cya 22 umurongo waho wa 4 hari icyo hatubwira, ariko reka tubanze dusome Matayo igice cyawo cya 5, aho ijambo ry'Imana ritubwira ngo hahirwa b'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Amen. Pawulo ati mugira umwete wo kwezwa kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Ni ikihe kintu kizaba gihari abantu bazaba bafite kizabafasha kureba umwami Imana? Hano bavuze ngo ab'imitima iboneye n'abejejwe. Yego. Ibyahishuwe 17 hatubwiye yuko abantu b'Imana bashyirwa ikimenyetso mu ruhanga. Ibyahishuwe 14 hatubwira ko hashyirwa izina mu ruhanga. Yego. None ibyahishuwe 4:22 haravuga ngo zizabona mu maso hayo izina ryayo ryanditswe mu ruhanga rwazo. Ikintu kizatera aba bantu kureba umwami Imana ni ikintu kizaba kiri mu ruhanga. Yego. Kandi icyo kintu kizaba kigaragaza ko bejejwe. Yego. Rero isabato y'umunsi wa 7 niyo yonyine yuzuza iki cyangombwa, kuko ni ikimenyetso cy'uko Uwiteka ari butweza. Amen. Ni ikimenyetso cy'uko abantu b'Imana bejejwe, nicyo rero kigomba kuba kiri mu ruhanga rw'abantu b'Imana, kandi kikababasha kugenza gute kuzareba umwami Imana. Naho nasoreza mbereka yuko isabato itigize ikurwaho na rimwe mu masabato, ahubwo ni ikimenyetso, iracyari ikimenyetso cy'uko Uwiteka ari butweza, kandi nk'uko igomba gushyirwa mu ruhanga igomba kubizaba icyangombwa cyemera abantu b'Imana kuzareba umwami Imana mu maso. Praise, urakoze, udusoreje neza cyane ku byerekeranye n'iminsi mikuru ndetse n'amasabato byagendanaga nayo. Ariko praise, hari andi masabato avugwa mu byanditswe atari aya ngaya tubona mu mwaka wera w'Abisirayeli. Nayahe? Ni umwaka wa 7 n'umwaka wa 50. Mbese nagusaba ngo tuzaganire kuri aya masabato nayo.
ntacyo bitwaye twazabivugaho mu kiganiro gikurikiye. Yego murakoze. Ubwo rero tuzasubira tureba iby'umwaka wa 7 ndetse n'umwaka wa 50 tuzaba tumaze kubona package yuzuye yerekeranye n'amasabato avugwa muri Bibiliya. Imana izadushoboze kubamo kugira ngo dusobanukirwe noneho nyirizina n'itandukaniro riri hagati y'isabato y'umunsi wa 7 n'ayo masabato yandi avugwa mu mategeko ya Mose. Ongera udusoreze n'isengesho. Dusenga Imana. Mana yacu tugushimiye kuri mwiza uhabwa icyubahiro. Amen. Muri Pasika twabonye agakiza kandi mu muzuko dufite ibyiringiro by'uko natwe tuzabaho. Amen. Izina ryawe rishimwe. Amen. Twabonye byinshi tubona ko waduhaye mwuka wera binyuze muri Pentecote kugira ngo adufashe akomeze kutuyobora muri urugamba duhanganyemo n'icyaha. Amen. Ubwo ibyacu birimo bisuzumwa mu ijuru uduhe gukora nk'icyo bakoraga ku munsi w'impongano, uduhe kwitandukanya n'icyaha kugira ngo natwe tubashe kwakira uyu mugisha wo kuzaba muri iyi minsi mikuru y'ingano. Amen. Ngaho rero nubwo bigoye kubyumva kubera yuko twangiritse, mwuka wera wavuze yuko uzamuduha ku rugero rukwiriye ku buryo azasobanura buri wese. Asobanurira iteraniro tumaze kwigana kandi natwe arushaho kutwagura cyane. By'umwihariko dushyire mu bikorwa ibyangombwa tubonye byaduhesha ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amen.